uzagiye kwiga ugiye kujya mu kindi gihugu. To be a superstar belongs in Rwanda, and then where I'm going I'm like others. Ni nkanabwira n'abanyarwanda yuko ntazabatenguha, nzaza nzanye icyo ngiye kureba, nzaza nzanye ubwenge ubumenyi bwo kubaka igihugu. Bibiliya Fabrice narayimuhaye, nawe ndayiguhaye. Ni intwari ikomeye cyane, ujye ugisoma, ntago nyiguhaye ujye uyirambika hariya, jya unyuzamo. Urabizi uko twayaga tubikora mu rugo, tunyuzamo tugasoma Bibiliya. Hari ibyo umaze kumenya, this is the Bible and you have to go with it. Uyifata nk'ikintu gikomeye kandi zagoye kubana n'abandi neza. Tuzongere guhura umeze neza cyane. Kurindira umuryango aho usize, irinde inshuti zawe, irinde umubyeyi ugufashije muri ibi byose. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'ibibanza dusoza umwaka. Dream Town Rusororo miliyoni 7 na miliyoni 4 n'igice, na Bugesera miliyoni 2 n'igice, Inyamata mu mujyi miliyoni 6, Ibumbogo Musave miliyoni 10. Hose ni mu miturire. Uwaba ufite ikibanza cyangwa inzu ugurisha, hamagara umurongo utishyurwa 6070 na WhatsApp 0783 93 Soza umwaka neza na Marshall Real Estate. Tandukanye no kongera gukoresha ameza y'akara hanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ameza nk'ayanga wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntago bikirizo zawe ku meza nk'ayanga yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited, igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye yameza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategura neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanyamabuye meza ateye amabengeza, biti biryoheye amaso, indabyo nziza bishaka bazuba mu meza yawe ukajya imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umanutse gato werekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda niho uhitobona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane n'abantu badukurikira buri munsi ku Rugendo Online TV. Turi mu rugendo, turi kumwe na Inside Rwanda, turi kumwe na Bobo ndetse na Jerry. Bukuri Inside Rwanda nabo baraduherekeje mu rugendo. Ngira ngo byari bimaze iminsi abantu bavuga gasogi ga S O G bitemani fresh meze neza. Abantu bari kugira ngo se wowe ibihangane naho gasogi rero ibintu by'ubuhanzi byararangiye, nako ntago byarangiye, ariko tugiye kubanza tube tubisize hirya tujye he ku ishuri ku masomo. Ikintu cya mbere ugiye kujya kwiga, uzagende wige uzige neza, tugiye kuguherekeza tukujyane ku ishuri. Uzagiye kwiga ugiye kujya mu kindi gihugu. Everything to where it belongs. Means superstar. To be a superstar belongs in Rwanda, and then where I'm going I'm like others. Yego nuko ujya kwiga nk'abandi, ariko nanone ikintu cya mbere ugomba gukora ugiye mu kindi gihugu, uragenda uyadapte. Ndabizi uri umusirikari uyadapte. Ikishimishije icyongereza urakizi, igikoni ko ari cyubanjijeho mwana. Ugiye kwiga mu kigo cyiza. By the way, ndashimira mami, Imana iguhe umugisha cyane. Nukuri uyu mubyeyi ufasha Gasogere kamushimire cyane. Nago Gasogi yigaga mu kigo kibi
banishyura amafaranga menshi ahantu hose yigaga uyu mubyeyi yamufashije ariko amuvanye no kuvuga ngo nukuva mu bwiza ajya mu bundi yego special thanks agiye no guhaha hanze ubumenyi amenye uko bimeze uragiye rero mwana wanjye zampeshe shema uzaheshe mama, make your mom proud, make your country proud, make your sponsor proud. Nukuvuga ngo ni byane tuvuga buri munsi murabizi we na Fabrice narababwiye ngo mujye mwimenya nicyo kintu cyambere ubundi cyambere ujye umenya ngo ndinde mvuka he nkwiriye gukora iki kugira ngo nzakura umuryango wanjye muri bwa buzima nkuri gukora iki kugira ngo nanjye nzagera abo mfasha nkuko nanjye nafashishwe ibyo byose uzabigeraho wakoze iki nize buri cyambere no gusenga kigakurikirwa no kwiga umva rero nkubwira kandi kantu ka danje discipline discipline is the key ibintu byose discipline aba ariyo ya mbere discipline is the key to discipline ubwo ikubiyemo ibintu byinshi cyane is the key nkuko wabivuze niyo key ya mbere noneho hari aho nta bantu benshi uzabona bakuzi ariko ushobora gusanga abana b'abanyarwanda bariyo bamenye Gasogi ariko numva ko bitazaba ibintu byo bigiye kutuma Gasogi witwara nabi cyane. Fabrice ubwashize muregeza ku ishuri hari one of the gift hari ikintu bita weapon zari iki weapon ni iki intwaro ni intwaro noneho hari ikintu bavuga ngo gutsinda umwanzi cyangwa no gutsinda icyaha ikintu cya mbere gituma umuntu atsinda ugomba kuba ufite intwaro buriya iyi Bible it's one of the weapon to defeat Satan kugira ngo utsinde Satani ugomba kuba ufite intwaro kandi Bibiliya no kuvuga ngo iyi Bibiliya Fabrice narayimuhaye nawe ndayiguhaye ni intwaro ikomeye cyane ujye ugisoma ntago nyiguhaye ujye uyirambika hariya jya unyuzamo urabizi uko twayaga tubikora mu rugo tunyuzamo tugasoma Bibiliya hari ibyo urumaze kumenya this is the Bible and you have to go with it ujye uyifata nk'ikintu gikomeye ntago cyari igitabo gisanzwe iyo ni harimo ijambo ry'Imana harimo bizajya usoma bikaguhumuriza bikakwigisha ndetse bikanagukomeza mu mutima wawe genda wige rero uzabikore neza you know I love you so much ngagira ikintu bwira abantu badukurikiye ko ugiye kwiga ntago bazongera kubona imihanda cyakoze muri wenda uzajya unyuza muze mu Rwanda udusure uze muri vacances ubu tugiye kugutekinga kuri buri muntu wese wamenye from where I began kugeza akakanya nagushimira kuri we wese wagiye ukurikirana ibiganiro byanjye ibihangano byanjye ni nkanabwira n'abanyarwanda yuko ntazabatenguha nzaza nzanye icyo ngiye kureba nzaza nzanye ubwenge ubumenyi bwo kubaka igihugu nzaza nzanye ariko ibyo bintu byose by'ubusitani birimo bandana ibigi bandana buriya nese ngo wajyanishije da reka nkubwire bandana ubundi bazi icyo isobanuye iki fata mikrofone neza udusobanure bandana nanjye sinzi icyo isobanuye ariko icyo nzi ni uko ufite igisobanuro kandi kizima cyiza pani ibintu by'ubusitani siyazanywe na Tupac urumva nzu wayizanye ariko igisobanuye nubwo ntakizi ariko muzakimenya Riderman yararirimbye ngo bandana kuri we ifite ikisobanuye ntaga yambara kubw'umurimbo nawe ifite ikisobanuye kuri ngewe ntago nyambaye kubw'ubusitani umuhondo usobanuye iki umuhondo ibara ry'umuhondo siri mu idarapo ry'igihugu cyacu bisobanuye iki umuhondo usobanuye iki ntago mbyibuka umuhondo ni amahoro peace and hafa n'uburumbuke n'iterambere hafa
niwe na development izazamo yego nakirimo oya ubundi iyo ugomba gutera imbere muri byose urakura physically ukure mentally ukure no muri economically economically uba ugomba kuba ufite money uba ugomba gukora kugira ngo ugere money yego reka nshimire abantu bose twabanye abantu bose bafashe Gasogi from day one mwarakoze aho mwagereje umubyeyi uri kugufasha mami wacu turagukunda cyane Imana ije komeze guha umugisha guhe byinshi turagusengera Imana igikurinda abantu baba bafite umutima mwiza wo gufasha inshuro nyinshi hari igihe Satani abagabaho ibitero kubera ko abazi ko afitiye umumaro abantu benshi ariko turagusengera cyane Imana igikurinda kugira ngo abana benshi ufasha imfubyi zose ufasha wa mubyeyi we basi nukuri Imana igikutiza ubuzima ukomeze urere kandi umwanya w'uburyo tuba tubigushimiye ndabizi ko Imana iba yabiguhereye umugisha cyane Gasogi genda rero ugiye kwiga abantu barabimenye ko ibyiza biratinda iyi ni bibiri ya have yego reka tugende ibindi giragurya God bless you Imana ikurinde Imana igufashe ugere amahoro Imana yo mu ijuru kandi izabane nawe mu byo ugiyemo byose cyane amasomo kandi zagoye kubana n'abandi neza tuzongera guhura umeze neza cyane kurindira umuryango aho usize irinde inshuti zawe irinde umubyeyi ugufashije muri ibi byose ubu tuzongera guhura tuvuga amen igihugu cyacu bisobanuye iki umuhondo usobanuye iki ntago mbyibuka umuhondo ni amahoro peace and hafa n'uburumbuke n'iterambere hafa niwe na development izazamo nakirimo oya ubundi iyo ugomba gutera imbere muri byose urakura physically ukure mentally ukure no muri economically uba ugomba kuba ufite money uba ugomba gukora kugira ngo ugere money yego reka nshimire abantu bose twabanye abantu bose bafashe Gasogi from day one mwarakoze aho mwagereje umubyeyi uri kugufasha mami wacu turagukunda cyane Imana ije komeze guha umugisha guhe byinshi turagusengera Imana igikurinda abantu baba bafite umutima mwiza wo gufasha inshuro nyinshi hari igihe Satani abagabaho ibitero kubera ko abazi ko afitiye umumaro abantu benshi ariko turagusengera cyane Imana igikurinda kugira ngo abana benshi ufasha imfubyi zose ufasha wa mubyeyi we basi nukuri Imana igikutiza ubuzima ukomeze urere kandi umwanya w'uburyo tuba tubigushimiye ndabizi ko Imana iba yabiguhereye umugisha cyane Gasogi genda rero ugiye kwiga abantu barabimenye ko ibyiza biratinda iyi ni bibiri ya have yego reka tugende ibindi giragurya God bless you Imana ikurinde Imana igufashe ugere amahoro Imana yo mu ijuru kandi izabane nawe mu byo ugiyemo byose cyane amasomo kandi zagoye kubana n'abandi neza tuzongera guhura umeze neza cyane kurindira umuryango aho usize irinde inshuti zawe irinde umubyeyi ugufashije muri ibi byose ubu tuzongera guhura tuvuga amen twibereye mo hano ndi kumwe na Gasogi ndi kumwe na Jerry turi kumwe na Bobo wo muri inside uvuga ngo tugiye he Gaso Kanombe mwamubonye muzehe Gasogi ameze aka kantu k'ubusaza wapi Gasha reka nkubwize ukuri ntago jya wemera kukuzi kandi ibintu ndabyanga none se kuruta Fabrice oya ariko rero wasizitsasha Fabrice umwita muzehe kandi umuruta oya wapi da ariko abantu bose babizi bajya banareba ba comparing
gatanya na Fabrice babona ari inde mukuru uburebure se bivuze ubukuru oya imyaka imyaka 13 mpite yewe Yesu yigabanya ariko gasobwiza abantu kuri babwire ngo uko niko kuri nta kundi kuri mfite kutari imyaka yawe yewe nitwa Muzehe Gasogi jewe nitwa mwana duze Okay, hope that everything is good. Now we are going. Can you see how Kigali is clean? Clean and green. I know. Even Kigali. On Google Map you see it. You see it. The cleanest city in Africa. It is KGL. NYC city. No. NYC not the NYC. NYC ubundi ushaka kuvuga ko ari New York cyangwa Nyamirambo. Muri Nyamirambo nayo ni NYC. Yego turimo tugenda mu mihanda myiza y'i Kigali turashimira ubuyobozi bwacu bwa bubatse imihanda myiza ibikorwa remezo byose bimeze neza cyane. Turagiye ku ishuri twahoraga tubabwira ngo tuzajya ku ishuri. Abantu bati ko mutajya ku ishuri. Turambiwe ibinyoma bujyanye. None umusaza none umwana agiye kwiga. Ugiye kwiga ku ishuri. Ugiye kwiga mu kindi gihugu. In another country. Ibyiza biratinda niyo mpamvu. Niyo mpamvu wari ukiri mu rugo. Harika bamutumva ariko. Turi kuba tunatafuta vitambulisho. Twari turi gushaka iki? Ibyangombwa. Niyo mpamvu tujye dushimira Imana. Tujye tunashimira n'abantu Imana ikoresha. Special thanks kuri mami wacu duhora tugushimira cyane mu biganiro n'uyu munsi turagushimira kubwo kudushoboza tukaba Gasogi akaba ari kujya kwiga bari muzi ko Gasogi yabanje kwiga by the way Gasogi ari mu bantu bize mu bigo byinshi dusubiye inyuma Gasogi yabanje kwiga JS Karama Karama n'uruveje Gasogi abavuye ikarama ajyaye King David Gasogi abavuye King David ajyaye C'était Nazareth i Nazareth Imbare i Nazareth dushimira abantu turashimira ababikira bababikira ahantu Gasogi yigaga muzika ariho abana badora imbogo biga nibo twasize kubera ko twabonye ikigo kirera neza nubwo bibaye ngombwa ko Gasogi agira indi opportunity agiye guhaha ubumenyi hanze ejo ndazagaruka ze kubaka igihugu Shone nzagaruka nje kubaka indi street. Okay, tell me you are going to study abroad, how you gonna behave? I am going to behave like others, but I am going to behave like others in class, but not in behavior. Not like others. I'm going to behave like me, but they were going to be some things that is going to be different between me and others. First you are going to learn the good behavior from others. Yeah. Not everything. Yeah, some of them, they don't have good behaviors. Bad habits. Yeah. What we call bad habits. Avoid bad habits and you have to learn the good habits. Avoid bad habit and learn. What are you sure about? Street language. Ikintu bita icyongereza cy'imihanda. Icyo ni icyongereza cy'imihanda Gasogi. Kandi ubwo wabonye iki kigo? Iki ngiki. Ntago kirenze icyo ngiye. Ntago cyari ikigo. Ni amasatereko. Ni apartment. Ikintu bita Kigali Clean and Green. Yego. Aya namazu yo guturamo yorohereza abantu kubamo mu gihe basuye u Rwanda. Hirya hari ikiri kigo ahantu turi kwerekeza turi kugenda mu mihanda ya Kigali murabizi ugiye kwishu uzakumbura Fabrice nawe azankumbura nawe yaragukumbuye ubari kunkumbura nzaza kugusura sha munsi umwe sha
one day I will come to visit you. Gasogi agiye kujya kwiga ariko akaba agiye kwiga n'ubundi ubwo sinzi hari ukuntu tuba tuzi system ya hano mu Rwanda ukuntu ikora ago duhita dupresiza ngo agiye kujya mu wakangaye. Icyo nzi cyo nuko agiye gukomeza kwiga kandi cyo nzi cyo nuko ngiye kwita njya mu wa 6 secondaire. Ugatanga Fabrice kurangiza se muze. Ubwenge mfite nago bunyemera kuba nakiga aho ni. Ubwenge mfite n'ukuntu Imana igukunda. N'uburyo nahezagiwe. Warahezagiwe kwere. Guhezagirwa nukugira ute? Nagiriwe neza. Nahawe umugisha na Nyagasani. Wahawe umugisha na Nyagasani. Ikintu cya mbere Gaso ni iki? Gusenga. Giragurya. No gusenga. Yukunze gusenga bigenda ute? Bindi byose biraza. Bivahe? Mu gusenga. Mu gusenga. Hari abantu nyamuntu numva bavuga ngo biva mu mutima. Aya ntaga. Ibintu byose biva mu gusenga. Ninsenga niho nzavana ubwenge. Gusenga. Ninsenga niho nzavana intsinzi. Yego. Ninsenga niho nzagenda. Hari uburyo umuntu agera ahantu urumva bitewe n'imyitwarire yiwe mibi. Urumva usenga ntago wagira imyitwarire mibi. Yego. Ninsenga nza creating friends. Yego, good friends. Inshuti zizajya zinyigiraho gusenga. Yego. Inshuti zizajya zinyigiraho imico myiza. No kandi nzana creating mu banyeshuri no mu bandi cyizere. Cyo kuvuga ati uyu mwana arasenga aritonda. Hari akarimbo kavuga ngo Ayimana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho nagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Yego ako jya ukaririmba cyane. Nibyo ntago iyi telefone ishaje nta muntu ujyana mu ndege telefone ishaje ingi bahita ibyuma bita bifata akanda gasigarana ugenda kwemeje sabo buretse ture iyi telefone ubundi uvugana nabandi buretse banze ndeba amazina abari muri telefone yawe y'abantu bo hamagaye mama buretse mami petit shop Emerance. Who is Emerance? Mushiki wanje. Who is Emerance? Mushiki wanje. Uhe? Ohariya dutuye. Mukobwa duturanye mu sister wanje. Siko yabyaye ariko rero samurana ibintu bunyegera. Buretse Diane. Diane uhe? Diane Suzi bangaye. Diane wanyu, okay. Mutesi? Who is Mutesi? Umuturanyi. Mama Keza? Mama Keza urumbari. Oh my god. Akora abantu muramure Mama Keza. Nsanze muri telefone ya Gasogi hari nta muntu ugisiraga bajya hamagara. Iyi telefone yawe niyo mpamvu ugiye kuyisigarana kugira ngo ujye kwiga sibyo? Uyu ninde? Joshua ubwo wasanga ari nka Janine wanditse ibyo bintu ariko ibyo byo nta kibazo nizere ko umaze icyambere cyo nuko uzi aho wavuye uzi naho uri kujya wavuye he? Navuye habi inyuma cyane. Ugeze he? Ngeza heza ariko nta aheza ngomba gukomerezaho. Uri kujya he? Uri kujya he? Ndi kujya hazaza nye mu byiza byinshi cyane. Kugira ubigereho? Kugira mbigereho nzabifashwamo n'Imana no gusenga. No gusenga no gukora cyane, kwiga cyane, usizeho umwete. Just work. Cyagiye uri kuganira na Fabrice akakubwira ngo afite miliyoni 2. Muze akadamya ngo nuko mukanya ngo narasenze ngo nkunda n'ishuri nkunda n'Imana ngo nuko mbonye kuri konte yanjye hagezeho 500.
Visi meya yari yamazi. ariko ari amafaranga Fabrice ajya avuga nayo irengero ryayo na n'ubu twarayashakishe twarayaba zira miliyoni 2 umuntu ufite miliyoni 2 yameze nka Fabrice oya yaba nanoze n'ubundi yanazigira ariko se zaba ziri kuri konti Faba ashobora kuba afite konti yaduhishe amayi nkaza Fabrice Fabrice nzi Fabrice buriya muzi uko n'ubundi na mama wiwe amuzi cyane hari udufuti twe mu kandi hari ibintu mu mpishe yese buriya rero ibintu byose se barabivuga ngareka dukina agakino bita we listen we don't judge ntago wacu kubera ko n'ubundi ugiye kugenda reka tuvugishe ukuri we listen we don't judge twagiye ntago oya mbwira uturutse kurya babiki ngira amafuti we na Fabrice mwampishe humura muri abana banje nayo samu ngira kantu mwigeze mukora murakabika ni mwakambye usibye cyagiye nkumenera nuza screen yawe wari washize hariya munsi y'ino ere kuvuga turanyica none screen yiki screen ya telefone ntago yibuka kera washize screen munsi y'ameza nkayifata nzi ngo okay we listen we don't judge twagiye byagenze ute hari igihe namenye nuza nyine iyo ngiyo oya bivuge we listen we don't judge nanjye ndavuga ibintu naguhishe screen byagenze ute nta kintu ndi bujudging ubwo we listen we don't judge twagiye namenye screen ya telefone yawe ariko ntabwo yari kuri telefone kwa kuntu umuntu agenda akakurisha agagura screen azayisimbura yego noneho si warayihashyize ndayifata irameneka umuhungu abarandeze ndashaka ibintu ntamenye nibyo ntabyuzi yego yandeze ku wundi mujama wari wari we ntabyuzi bigenda ute nyine bigenda gutyo turabipowa murabimpisha nje bigenda ute uje nyine bimera nk'ibisanzwe okay twagiye ubwo I don't judge okay ikindi I listen I don't judge we listen we don't judge twagiye komeza oya si wowe ugezweho savuga umwaka itajyaho n'undi hari igihe mwambeshye muri kunsaba amafaranga yo na Fabrice ndayabima kandi nari nyafite we listen we don't judge twagiye irarangiye ntayandi makosa kandi twavuze ngo we don't judge twagiye nyine nta kindi usibye akantu wigeze untwara we listen we don't judge flash yawe se cyagiye nyiza rero inze mbone flash mfite nanjye nyiharaye mashini avuga ati subu ibintu kuko ngiye kwiga muri King David mfite mashini yanjye kandi muri King David nta filime z'ikinyarwanda zemewe menitije kano gafurashi ningerayo nzajya nshyira filime z'ikinyarwanda flash nyipusike kuri we listen we don't judge kumbi wansindiye flash yanjye we don't judge nakunda akamenya we listen we don't judge ngambwira kuri Fabrice noya mbwira oya ngira kantu Fabrice yamishe ntago mbizi ntago nakakubwira kamuhishira ibanga nk'umuntu w'ijiyanye we listen we don't judge ariko hari uburyo ariko ni bya Fabrice ntago ari ibyanjye ninde wibya akantu mu rugo kagakise akajya nko muri firigo agakoramo akana kakira we listen we don't judge wowe ntago ubwo ni Fabrice muri mwe ninde muntu ufite umusheri we listen we don't judge ntago mbizi njye wicyonze nuko ntawe mfite Fabrice se mubereye mu mutima nawe ntawe afite ibintu mwamishe byose nta na kimwe umbwiye Fabrice ahubwo Fabrice yaje mu rugo abahitanye Rolex y'abandi we listen we don't judge ubwo nzabimuhanira naza arabeshya kandi we listen we don't judge okay we don't judge wewe wakoze iki ntacyo da okay reka tubirekera aho ngaho we listen we don't judge ubwo nubwo nyibyo ukanga kuvuga yewe mwandushije ubwenge
nicyo kintu gihari ngandushije ubwenge nicyo kintu mbashije kuvumbura na Fabrice hari utuntu twinshi mwankinnye wapi ntatwo tuvuye urashaka ko tukiri mu rugendo mo hagati urashaka ko tugura iki gura amata tugura amata gura amata ugenda urya is it your first time ugiye kugenda ahantu kure waruzi nihe ni Nyamasheke ntago ari Nyamasheke Sam ari ahantu Generation twajyanye baradufunga no ahantu kurenze wagiye Ikirehe ubu sara umuntu ufite Kigali ugikire n'ugira usize arani hafi n'amafaranga ntabwo angana ajyayo wenda nuko nese ko kuri njyewe nk'umupeti niho kuri kw'icyo gihe nyine ntari kure bijyanye nuko ariko ngumbi kompe yarinze nta nubwo nzi bikira ubu ntabwo namenya ngo kuva i Kigali ujya hariya ni amasanga n'iki cyangwa harimo kilometero zingana zite bivuze ngo rero Regis waramusezeye wapi Reggie Banks Entertainment big up man Regis ni umuntu wafashije Gasogi cyane Reggie Banks indirimbo zose mwazagaze Gasogi asize imishinga we ibintu byo kuririmba bya Gasogi nubundi twari turi kuvuga ko tugiye gushaka uburyo bwo kubikomeza ibintu bikagenda neza cyane kugira ngo mukanya turi bukuze gukuraho ntuza kamanze mamagare Regis tumubwire ko Regis turi mu kiganiro turi mu nzira turi mu rugendo umeze neza guhamagaye uri kuri kamera yewe ntabwo ndi kuri kamera ngiye nguhamagaye turi live mu kiganiro turimo tujyana Gasogi kwiga turavuze reka gusezereho nk'umuhungu wawe wagize utuntu nka tubiri umubwira tw'inama tw'uburyo azitwara abantu bari kukumva rwose kandi tumaze kukuvugaho nk'umuntu wafashije Gasogi uramutse ugize umubwiye nk'ukuntu azitwara nawe ari kukumva n'abantu bari kukumva byaba byiza kamanze mbwira abantu bari kunyumva mbere yo kumubwira Gasogi abantu bari kunyumva haba abantu abasanzwe bamuzi bamufashije kuva gitangira kugeza ubu ngo nibo naheraho umwana aracyari uwabo aracyakeneye support kugira ngo sinira mukibibabwira aracyakeneye support yabo inama ibintu byose nyine drop the comment kandi nawe nyine ndishobora ko atazabatenguha anything to support bakomeza bamusupporting kwiga yarakuze bamuza kiva kuri ku muhanda amubona ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze transformation nini kandi n'abagize icyo bamufasha nabo manze mbashimire mwarakoze cyane big saving hanyuma kuri Gasogi n'ubundi inama namugira ni yindi n'ubundi mpora mugira kuva kera kera the key ya mbere muri ubu buzima ni kwiga agashiraho umwete akiga neza akaba ari byo ashira imbere afite amahirwe hari igihe yabayeho azi ko wenda bitanashoboka yarabona nyine nta nzira byacamo kugira ajye ku ishuri yirirwa ku muhanda asabiriza aririmbira abantu akorera igiceri cy'ijana ubu arimo ariga ajya muri internet mutwaye mu modoka ni ibintu agomba gutekerezaho nubwo ari muto ariko ni ibintu by'ingenzi ni ibintu bigomba kumutiva gushiramo imbaraga akiga agafatirana amahirwe afite yo kuba hari support akibona akabyaza umusaruro agatsinda bikazamugirira akamaro ikindi ubusitari ababuretse nabyo nabimubwiye na ubusitari kano kanya sibyo byihutirwa
ibyo twakoze twamushyize kuri sport kugira abantu bamubone bagire ibyo bamufasha nawe bari kumufasha mind nayishire muri mu ishuri nk'abandi bana namara gukura yamaze gusoza amashuri nashaka azongera akomeza agiye gukora imiziki yongera aba umustar n'ubundi ntabwo bijya bishira ariko by now abanze akurikirana ishuri kabisa yashiremo imbaraga ageze ku ishuri abone ko ari umwana nk'abandi ibyo abarezi bamutegeka bikore yitware neza all in all ibindi mubimumbwirire. Okay, urakoze cyane Regis, Imana igumugisha kandi nawe warakoze cyane ku ruhari wagize ndetse na n'ubu uburyo udahwema kwerekana ko Gasogi mufite ku mutima bawumugira inama nka mukuru we nk'umuntu mwabanye mu minsi ya mbere wagize uruhare rukomeye yerekana nawe ndugushimire nagiye muri segment zo kugenda nshimira abantu cyane cyane from day one bamubaye hafi nawe urimo warakoze cyane ibintu byawe byo kuduhamagara utaduteguje rero. Asante sana Regis wacu turakwemera. Sawa sawa. Umwana umwe n'amafaranga. Uramunteje. Nise mvuga. Ayo nari namuhaye se. Ubwo ndamwongeraho ntacyo. Mwongere. Sawa sawa. Gaso. Naho Regis se uri kuvuga ngo amafaranga we nta Regis de poche. Argent de poche. Bavuga ngo iki? L'argent. Wa mwana yababwiye ngo iki kucuku? Kuchuku. Kuchuku yababwiye ngo ni argent de poche. L'argent de poche, l'argent. Okay, asante sana reka tubashimire tugeze ahantu tujye gukuraho kamera Gasogi. Bye bye. Imana izabane nawe musaza.